Gukorera amafaranga online nta gishoro bigusabye birashoboka. Reba iyi video paka irangiye uraba wamenye ukuntu wakorera amafaranga nta gishoro bigusabye kandi amafaranga menshi yagutunga yaguhindurira ubuzima. Ubu ngubu ushobora kuba ufite impano yo kweditinga, ufite impano yo kwandika filime, ufite impano igiye itandukanye n'izindi mpano gukora design n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuba uri umwinfluencer mu kwamamaza, ngiye kukwereka application ugenda ukakamo akazi ukamurika ibikorwa ukora ukagira, urabona dukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Niba uri umweditinzi ugakora ifoto ukayishyiramo, umuntu akaba yaza akaguha akazi ko kumweditingira. Ngiye kwereka muri iyi video twatangiye. Ubu ngubu ugiye gusobanukirwa uburyo wakorera amafaranga kandi amafaranga menshi. Uru rubuga ngiye kukubwira ni urubuga twafata nk'aho ari urwa kabiri mu gutanga amafaranga. Urwa mbere ni YouTube rutanga amafaranga online, uru rubuga nabwo twarufata nk'aho ari urwa kabiri mu mbuga zitanga amafaranga afatika, mu mbuga zaguhindurira ubuzima, mu mbuga zagutunga weho n'umuryango wawe. Icyo ngusaba ni ukuntega amatwi ugakanda subscribe, ugakanda like, ukanatwandikira muri comment ikintu cyose utasobanukiwe, ndetse nubasha no kutwandikira muri comment. Ngiye kuruvugaho uyu munsi ndukwereke, nkubwire n'inzira byanyuramo kugira ngo ubashe gukorera amafaranga muri urwo rubuga. Ariko nunyandikira muri comment ukambwira ngo urukoreho nawe video uri kubikora, nzabikora cyane, ariko uyu munsi ngiye kuruvugaho. Gusa nawe nsanzwe ndukoresha, gusa nzakwereka noneho uburyo uyu munsi tugiye kuruvugaho. Umuntu kwereke turukoreho n'ubushakashatsi twifashishije AI yitwa ChatGPT, Artificial Intelligence, igufasha kumenya niba urubuga rwizewe 100%. Nayo turayibaza, nawe urabibona ko rwizewe 100%. Twagiye ubwo rubuga nta rundi, uraza muri Play Store yawe, urubuga ni urubuga rwitwa Upwork ni rwo rubuga tugiye kuvugaho. Upwork ndakeka nkikivuga Upwork abayizi bahise bayumva. Ni urubuga rwiza cyane rwaguhindura ubuzima, wakaho akazi mu bijyanye no kweditinga, mu bijyanye no gukora design, mu bijyanye no kwandika. Niba ufite impano yo kwandika filime, wandika filime ukayicuruzamo, umukiriya yayibona akayigura, ukora design. Niba ukunda gukora design, ukora nk'akantu ka design ukagafotora ukagashyira akazi, ugatanga amakuru yawe. Uru rubuga gusa ntabwo rukoresha abaswa, rukoresha abahanga, kandi murabizi ibintu byose birimo amafaranga bisaba ubwenge bwinshi kandi bisaba ubuhanga. Uru rubuga ni urubuga rwiza. Wowe icyo ukora uraza ugatangamo akazi, ukavuga amakuru akwerekeyeho n'akazi kawe, ubundi umukire yazabona ka kazi, ugatanga n'ibimenyetso bigaragaza ko ka kazi ugashoboye. Umukire cyangwa se umuntu uwo ari we wese uri gushaka umuntu wenda uzamufasha gukora design, yasanga wari applyinze akazi, yabona ukora ibikorwa byawe akabikunda, agahita agura design yawe wa designinze, ugasanga ubonye amafaranga menshi cyane. Nkanga urabona ngo work in progress amadolari 789 n'ibice 43. Urabona ngo yanga ari muri pending ni amadolari 878 urabona yano yamaze kuba available amadolari 7,000. Gano na amafaranga yasaga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ntago ari amafaranga make. Urabona ko harimo urubuga ubikuza ukoresheje PayPal, ugakoresha bank account, ugakoresha na Payoneer. Ababizi barabizi. Project urabona is income for blessed Milestone. Uru rubuga ni urubuga rwizewe. Nituza no kubaza amakuru yago hano kuri ChatGPT urasanga batubwira ko rwizewe. Hano nituza kubaza ChatGPT, murabizi ChatGPT na Artificial Intelligence igusaba, yerekana ko ibintu byose. Urabona ngo ni byiza cyane kuba Upwork ni urubuga website
rukomeye cyane ku isi rukorwaho akazi mu rugo online freelance platform. Aha niho abantu bafite ubumenyi runaka nka graphic design, video editing, traduction, writing, programming, marketing n'ibindi baje gushaka akazi bakishugwa bakoresheje internet. Reka ngusobanurire uko rukorwa mu buryo bworoshe. Kwinjira, kwiyandikisha, urusura urubuga ugahitamo sign up, hanyuma kuzuza amakuru yawe, email, amazina, password n'ibindi, hanyuma ugahitamo I want to work freelance binyuze ko ushaka gukora akazi, gukora proof. Urabona wagenda gusoma aya mazina gusa. Reka nze twumvire hamwe noneho iki cyitonderwa batubwiye. Uba ugomba kugira ururimi rwiza rw'icyongereza kuko abakiriya benshi bakoresha akenshi Upwork. Isaba ko profile yawe iba ifite ibyemezo bihagije, skills, example, kugira ngo wemererwe. Ubwo ugomba kuba uri inshuti n'ukuri, ntushobora amafoto cyangwa amakuru y'ibinyoma. Ntuzashireho amakuru y'ibinyoma mbese muri make ugomba kwa applyinga nk'akazi kariko kose. Urabizi ugiye kwa applyinga akazi ahantu runaka, ugiye we no kwa applyinga akazi, ugiye kuba manager wa banki, ufite ubumenyi buhagije cyangwa se n'akandi kazi kariko kose. Abanyeshuri bari kubyumva cyane n'abantu barangije n'abantu ba applyinze akazi turi kumwe hano bari kumva icyo bisobanura. Ugomba kuzuza nyine prof yawe kwerekana ibikuranga ko ari byiza. Ntugomba kuba umubeshi, ugomba kuzuza ifoto yawe, ibintu byose ubundi kugira ngo bazabone uburyo baguha akazi. Kandi ugomba gukoresha icyongereza, ugomba gukoresha ururimi rw'icyongereza gusa. Ibyo ngibyo biroroshe. Muri part 2 y'iyi video nibwo nzakwibira ibanga ry'ukuntu noneho uru rubuga nimunyandikira muri comment muri benshi muri kuvuga ko mushaka ko nabakorera igice cya kabiri kivugaho byimbitse mu buryo burambuye, nibwo noneho nzabereka uburyo warukoresha bidasabye kubuza icyongereza kandi ukarukoresha mu rurimi rw'icyongereza. Iryo banga gira amatsiko. Muri part 2 nyandikira muri comment ubwire dushaka part 2, ubundi nzakwereke uburyo noneho wakoramo amafaranga bidasabye kubuza ururimi rw'icyongereza, kandi ugakora proof yawe neza, ugakora design yawe neza, ubundi ukayishyira mu rurimi rw'icyongereza kandi ntacyo uzi. Ibyo byose uzabisanga muri part 2 nimuba mwayinsabye nzayibaha. Nshobora kugufasha gukora proof yawe Upwork neza, kwandika proof stick ituma abakiriya baguhitamo, gura skills zikunze ushaka n'akazi. Upwork urubuga rero ni urubuga rwizewe cyane hano kuri YouTube channel. Urubuga nukoresha gusa inyungu zo gukora shop. Ushobora kubona abakiriya baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ushobora kubona abakiriya baturutse mu bihugu byo hanze. Ushaka akazi nyuma yo kuza prof, ushaka feedback, ushaka akazi, ubumenyi bwa Upwork. Mbese uru ni urubuga rwiza cyane. Uru rubuga rurayoboye, ni urubuga rwiza cyane rwaguhindurira ubuzima kandi ushobora gukoresha neza rukagutunga weho n'umuryango wawe. Urabona bino biciro by'amafaranga ari aha ngaha. Aya ni amafaranga menshi. Aya ngaya mbese bamwe muri twe no kuyagira mu Rwanda aba ari inzozi. Kuyagira wenda wayahembwe mu kwezi, wenda kuzayagira ntabwo ari inzozi cyane ko nta mafaranga menshi ari aha ngaha umuntu atagira yayakoreye, ariko kuyahembwa ku kwezi nk'umushahara bino ni inzozi. Aya ngaya yarakabije. Abantu bayahembwa nk'umushahara ni bakeya ku kwezi, ariko n'agandi rwose urabona ko ari menshi. 485, 800. Aya ngaya ni nka hafi miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. N'aya ni nka hafi 400 by'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se 600. Urumva ni amafaranga menshi wakinjiza ku kwezi ubaye ukoresheje amafaranga uru rubuga rwa Upwork. Ushobora no kuyarenza bitewe n'ukuntu akazi kawe kakunzwe n'abantu benshi bari kugenda bakwaka akazi ukabakorera neza. Guys, rero ntanga coreje iyi video y'uyu munsi gusa. Niba ushaka gukoresha runo rubuga rukoreshe, kandi niba ushaka amakuru arambuye egera ChatGPT gusobanuriye. Urabizi na artificial intelligence kandi nanjye nzabigiramo uruhare. Abatazi kuyikoresha mujambo bishanga hano. Now
muzajya mubisanga kuri YouTube channel ya Uziel Tech Media. Kanda subscribe, kanda like iyi video, sharing, kandi wibuke gihangana kubwiye ko muri part 2 aribwo nzakwereka uburyo wakora akazi bitagusabye kuba uzi icyongereza. Byandike muri comment ngo nshaka part 2, nshaka part 2. Nimara comment zirenga 20 ndaza kuza gukora part 2. Ndaza gukora part 2 igaragaza ukuntu noneho wagwinjiramo neza ugatangira ukaprayinga akazi, kuzuza ira profe neza, kuba bari kubitubwira step by step. Icyo ngusaba weho ni ugukanda subscribe n'inzogera kugira ngo niciro part 2 uzayibone mu ba mbere. Kandi ndabakunda cyane, mutazacikwa na video z'ubutaha.